Guhaye ikaze kuri channel yacu Miss Theoni nk'ibisanzwe mu kiganiro Rengera Ubuzima. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitatu abantu benshi bibeshyaho kuri virusi itera sida. Impamvu tugiye kuvuga kuri iki kintu nuko hari abantu babwirwa amakuru atariyo bagatinya kujya kwipimisha ugasanga bahora bikeka ibyo bigatuma umuntu ahora nta mutekano afite muri we. Uyu munsi rero nje kukumara amatsiko ubane natwe nk'ibisanzwe ni muganga Theophila mu kiganiro Rengera Ubuzima. Nyamuneka niba utarakora subscribe gerageza uyikore dukomeze twibanire ahangaha. Ikintu cya mbere abantu bakunze gutinya kuri virusi itera sida ni urupfu. Benshi batekereza ko VIH egare urupfu. Iki nicyo kintu cya mbere abantu benshi bibeshyaho, aho usanga iyo umuntu bamubwiye ko afite VIH sida wumva muri we agize ubwoba bwinshi cyane bw'urupfu, cyangwa se umuntu yatekereza ko niba bimubwira ari bwumve rwose ari nkaho urupfu rumugezeho. Ibyo rero ntago ariko bikimeze rwose, ibyo ni ibintu abantu bibeshya. Nawe nimba ariko wabitekerezaga ntuzongere kubitekerezaho. Gusa icyo nakubwira, ikintu cya gatatu cyo kiratangaje cyane ugereranyije n'ibi ngibi bya mbere ndi kukubwira. Impamvu rero nkubwira ko uku nguku atari ko kuri nuko umuntu ufite VIH sida ufata imiti neza ashobora kubaho imyaka myinshi cyane kuruta uko wowe ubitekereza, kuruta udafite ubwandu bwa virusi itera sida. Nukuvuga ngo usibye kuba afite nyine ubwoba bw'uko ako gakoko cyangwa se iyo virusi iri mu maraso ye, nta handi hantu ababara, nta zindi mpinduka zidasanzwe ku mubiri we iyo afata imiti neza. Ikidasanzwe nyine gusa nuko we ashobora kugira ubwo bwoba. Nta mpamvu rero yuko abantu mukomeza kugira ubwo bwoba, ahubwo muze mwipimishe. Ikindi kandi uyu muntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida ufata imiti neza yubaka urugo rwe neza, mbese ku buryo usanga ntaho bitandukaniye nawe na wa wundi udafite ubwo bwandu. Ikindi hari icyo twebwe twita U equals U. Iyi U equals U bisobanuye indetectable, equal and transmittable. Bivuze ko iyo ufata imiti neza ntago uba ucyanduza uwo mwabana, uwo mwakorana imibonano mpuzabitsina ntago wamwanduza. Ikintu cya kabiri rero abantu benshi batinya ko VIH yandura mu buryo bworoshye. Benshi niko bibwira ko yandura mu buryo bworoshye, ariko byo nakubwira cyo VIH ntago ariko bimeze. Kumwe abantu bumva ko nimba umuntu afite VIH nimusuhuza enda se ndandura, ni dusangirira ku gikombe kimwe enda se ndandura, ugasanga umuntu ari kumva afite ubwoba bw'utwo tuntu duto tuntu. Aho ntago rero ariyo nzira, aho ntago ariho yandurira. Wamuhobera, wamusuhuza, mwasangira, mwaryamana, ibyo nta mbogamizi na nkeya zirimo. VIH ntago yandurira muri utu tuntu utwo ngutwo nkubwiye, mu gukoranaho, mu kubyinana, mu kugira gute. VIH yandurira mu mibonano mpuzabitsina. VIH yandurira mu bikoresho bijombana bikebana. VIH yandurira igihe umubyeyi utwite abyara cyangwa se yonsa umwana. Murumva rero ko ahantu yandurira ntago ari twa tuntu uzahora wikeka ngo se ngo namusuhuje, ngese ngo twasangiye, ngo wenda ngo ntago naba nanjye ngo naranduye. Jamais. Ibyo nta hantu bihuriye. Icyo ugomba kumenya nuko VIH sida ari hariya yandurira, ugomba kwirinda. Ibindi byose uzumva abantu bakubwira, uzumve ko ari ibihuha, uzumve ko ari inkuru ziri aho ngaho, bimwe bituma utinya, bimwe bituma wumva ko umwishishe. Ibyo rwose nta hantu bihuriye. Ikintu cya gatatu rero aricyo gitangaje cyane, aricyo abantu benshi noneho bakunze kugaragaza nk'abantu dukora muri izi serivisi, nicyo dukunze kubona kuri ku bantu benshi. Abantu benshi batinya kwipimisha, ariko impamvu batinya kwipimisha ntago ari uko badakeneye kwipimisha, ahubwo
abantu iyo babonye ni ukuvuga ngo iriya nzu muri buri vuriro ryose haba inzu yakira abantu bafite ubwandu bwa virusi itera sida, abantu bakeneye kumenya ko bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Mbese iyo nzu rero umuntu ubonye umuntu werekejeyo atangira kumutekerezaho ibintu bibi, agatangira kwata buriya ni umusambanyi, buriya ari kwikekakeka, agiye muri iriya nzu gukora iki, afite ubwandu bwa virusi itera sida. Ariko ntago ariko kure. Kuba umuntu yajya kumenya uko ubuzima buhagaze ntaho bihuriye no kuba umuntu ari umusambanyi. Ahubwo kuba umuntu yajya kumenya uko ubuzima buhagaze ni uburyo bwiza nyine bw'uko ni ikigaragaza ko we ukunda ubuzima bwawe, ni ikigaragaza ko wubaha ubuzima bwawe, ni ikigaragaza ko ukeneye kumenya ese koko ubuzima bwanjye bumeze bute, ese koko ubuzima bwanjye bwitwaye gute. Hariya kujya kwipimisha muri iriya nzu ni nk'uko wajya kwipimisha umuvuduko w'amaraso, ni nk'uko wajya kwipimisha diyabete, nta tandukaniro ryabyo. Rero ntukabona umuntu uje aho bapimira ubwandu bwa virusi itera sida utangire kumufata mu isura y'ubusambanyi. Ntabwo ariko bikwiriye, wikumva ko kuba aje muri iriya nzu ari umusambanyi. Ikindi kandi kijye kigora abantu, ikiriya ni igikorwa gikorwa mu minota mike cyane, mu masegonda make pe, ariko mbyita. Kuko nimba dupima ikizamini tukagifata mu gihe cy'iminota 20 na 40 ukaba igisubizo kibonye, iki gisubizo kiba gishobora guhindura ubuzima bwawe. Iki gisubizo kiba gishobora gushyira itandukaniro ku buzima bwawe, kubera ko iki gisubizo kiba gishobora kukwereka ko ufite ubwandu bwa virusi itera sida, cyangwa se kikakwereka ko utafite ubwandu bwa virusi itera sida. Aha rero iyo usanze udafite ubwandu bwa virusi itera sida urushaho kurinda ubuzima bwawe. Aha kandi iyo usanze nabwo ufite ubwandu bwa virusi itera sida utangira imiti hakiri kare mu rwego rwo gukomeza kubaho neza, mu rwego rwo kwirinda kwanduza abandi, ugakomeza ubuzima butekanye. Bivuze ngo kujya kwipimisha ubwandu bwa virusi itera sida ni ubutwari, ahubwo niba nawe utaragerayo gerageza unyarukireyo. Ntuzongere gutinya ngo abantu baravuga ngo iki, abantu barambona gute, abantu baravuga ko ndi umusambanyi. Oya, nyarukira wumve ko ari ibintu byoroshye cyane. Ikindi kandi niba hari ibindi bintu watekerezaga nawe byatuma gutajyayo, bitwandikire muri komenti utubwire ese we wabitekereza gute, ni iki kidasanzwe wumvishe, ese abandi wumvaga babivuga gute. Ibyo byose tuba tubikeneye kugira ngo ejo tuzahereho dukomeze dusobanurire abantu, dukomeze twigishe abantu. Nyamuneka reka byibuze tugendere kuri iyi siroga ivuga ngo ntaba ari njyewe wandura, ntaba ari njyewe wanduza abandi. Reka dukumire ubwandu bwa virusi itera sida bushyashya, byibuze dukomeze dufatanye urugendo n'abamaze kuyandura, dukomeze tubafashe babone imiti neza, bafate imiti neza, urwo rugendo rukomeze kugeza ku iherezo ry'umuntu buri umwe wese abategereje tutazi ari ryari. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mubane natwe, mwebwe abadukurikira turabakunda, mugire ubuzima bwiza buzira indwara, ubuzima bwiza buzira ingorane, mugire ubuzima buzira umuze.